Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri, karibu dusenge. Zaburi 122 umurongo wa 7 kugera ku wa 8. Amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Kubwa bene data na bagenzi banjye, none ndavuga nti amahoro abe muri wowe. Amen. Imana ishimwe. Iyi ni zaburi ya Dawidi, ni zaburi y'amazamuka, ariko kandi iyi zaburi ivuga kuri Yerusalemu. Yerusalemu rero niyo bavugagaho. Uyu munsi twebwe turayivuga ku mubiri yacu, umubiri wawe, aho umwuka wera atura, aho umwuka wera aba, aho umwuka wera abarizwa. Haba amahoro kandi habe kugubwa neza. Ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe. Reka mvuge ngo amahoro abe mu ngingo zawe, abe mu mubiri wawe, abe mu mutima wawe. Haleluya, haleluya. Kugubwa neza bibe mu nyumba zawe. Kugubwa neza bibe mu ngingo zawe, bibe mu mubiri wawe, hahandi umwuka wera atura, habe haguwe neza, hameze neza. Indwara ituma tumererwa nabi, indwara zituma tutagubwa neza, indwara. Uyu munsi rero turazirikana abarwayi turabasengera, turasengera abakozi b'Imana barwaye, usengere abantu barwaye uzi, usengere n'abo utazi, isi yose abarwayi turabasengera. Turasengera abana barwaye, abagore n'abagabo, abasaza n'abakecuru, abasore n'inkumi, mu ngeri zose. Dufungure umunwa dusengera abarwayi, abarwariye mu bitaro, abari kwa muganga se, ababuze uko bagera kwa muganga. Hari n'abantu barwara negatifu, bakundwa, birababaza, ariko hari Kristo urenze ibyo byose, uri hejuru ya negatifu, uri hejuru y'iki. Turabasengera. Imana yumva gusenga, kandi iyo yaremye umubiri ikaturema, izi nuko yagenda ituvura n'amapiyese ayashaje igasimbuza. Ibyo narabyiboneye. Imana isimbuza ibyashaje, Imana ivanamo ibi byapfuye igashyiramo ibizima. Imbaraga z'Imana zirakora. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya rirambwira ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga. Izi mbaraga rero ziduhesha kugubwa neza, ziduhesha amahoro mu mibiri yacu. Haleluya, haleluya. Kandi izi mbaraga zituma tubaho tugendana amahoro muri Kristo Yesu. Ni Kristo Yesu tubikesha, niwe wabiduhesheje. Nasingizwe, niyubahwe. Ngo amahoro abe imbere y'inkike zawe. Ni ukuvuga ngo amahoro abe imbere. Haleluya. Abe imbere y'inkike, abe muri wowe, amahoro abemo. Usengere umubiri wawe, usengera umurwayi wese uzi. Abarwayi dufite mu gitabo, ndavuga abo ku birenge by'Umukiza mu cyumba cy'amasengesho, mubasengere bakundwa, mu izina rya Yesu. Kugubwa neza bibe mu nyumba zawe, kugubwa neza bibe muri buri rugingo rwacu rwose, habemo kugubwa neza. Ngo kubwa bene bacu na bagenzi banjye, ni ukuvuga ngo turabazirikana. ngo kubwa bene data na bagenzi banjye, turazirikana bagenzi bacu barwaye, turazirikana bene data barwaye, bafite ibibazo, abakozi b'Imana barwaye, aba baruhijwe n'uburwayi. Hari abantu barwaye igihe kirekire, aba bantu Imana batabare. Ushobora kurwara ufite isezerano, ariko hari n'igihe Satani aza agakinira ku mubiri wawe akabeshya uri. Yesu ni umunyembabazi, ni umunyabuntu, ni umutabazi, ni umugwaneza. Iyo tumwizeye tukamuhamagara, araza agaturisha iyo miraba yose y'uburwayi, izo nduru zose z'uburwayi. Yesu araziturisha, akazimaraho, akazirangiza, akahashyira amahoro. Ahari hari indwara akahashyira amahoro, ahari hari uburibwe akahashyira amahoro. Imana ishimwe. Kamboneraho gusuhuza abantu mwese. Ushobora kuba wari uri muzima ukaryama ukabyuka warwaye,
ugihumeka ntugire ikibazo. Tugiye gusenga, aho naho Yesu yagutabara akagukiza. Ushobora kuba kandi waryamye nta kibazo, hanyuma ugasanga hari uruhande rwabaye pararize, hari icyagize, hari icyangiritse. Aho naho ntugire agahinda cyangwa se birababaje, si byiza, birababaje, ntabwo biryoshye, ariko tugihumeka, kuba ugihumeka ubishimira Imana. Ndabibutsa ko kandi ukwezi gushize, mwibuke gushima Imana, twinjiye mu kwezi gushyashya. Yesu nabisingirizwe. Wibuke ushime Imana yagendanye natwe mu kwezi gushize. Imana yahagararanye natwe. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo gushimwa, ni Imana yo gushyira hejuru, ni Imana yo kwamamazwa mu buryo bumwe n'ubundi. Uhesha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ukwezi kurashize turi bazima, ni ineza y'Imana. Ukwezi kurashize duhumeka umwuka ku buntu, turyama tukabyuka. Yo, ni umugisha, ni umugisha, ni umugisha ukomeye. Imana yubahwe, yo ibiduhesha. Turashimira umwuka wera rero utubyutsa, umwuka wera w'Imana uza akadusuzamo umwuka ku buntu, tugahumeka ku buntu. Haleluya, haleluya. Imana ibisingirizwe, yaduhaye umwuka wera. Ibisingirizwe cyane, Yesu abishimirwe, we waduhaye ku mwuka w'Imana. Haleluya. We watwoherereje umufasha, ari we mwuka wera w'Imana. Amen, amen. Amahoro abe imbere y'inkike zawe n'izaburi dufite 122 umurongo wa 7 kugera ku wa 8. Haleluya. Ngo kugubwa neza we mu nyumba zawe, kubwa bene data na bagenzi banjye. Nanone ndavuga nti amahoro abe muri wowe. Mana ndagushimira, ndagushimira gitare cyanjye, ndagushimira mwami mwiza, ndagushimira Donayi, ndagushimira Elohimu, ndagushimira Papa, ndagushimira ibyo ukora, ndagushimira, ndagushimira, ndagushimira Yesu. Shimwa kubw'imibiri waduhaye, shimwa kubyuka tugihumeka, shimwa kugenda tugihumeka, shimwa guhagarara tugihumeka, shimwa urwo rukundo, shimirwa mwami, shimirwa Kristo. Haleluya. Turakwinginze uyu mwanya mwami, akira rero abarwayi twazanye abagabo barwaye, twazanye abakozi bawe barwaye, twazanye abo wahamagaye barwaye. Haleluya. Twazanye intama zawe zirwaye, twazanye mwami abana barwaye. Yesu niwe ufite igisubizo, Yesu niwe ushyira amahoro ahatari amahoro mu mibiri yacu. Ni wowe ufite ijambo rya nyuma mu mibiri y'abana, ni wowe ufite ijambo rya nyuma mu mibiri y'abagore n'abagabo barwaye, ni wowe ufite ijambo rya nyuma mu mibiri y'abakozi bawe, ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Yesu, 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 turaguhamagaye, turaguhendahenze mwami uyu mwanya, turatabaje mu ijuru, nimutwumve. Abarwayi nibavurwe, nibakire, abarwayi nibabone imbaraga z'Imana. Haleluya. Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Wa munyamaboko we, wa munyembaraga we, niki cyakunanira? Bakoze barwaye bagereho. Buri wese n'urwaye indwara iyo ari yo yose, uri hejuru ya buri ndwara, abageze kure, abari muri koma, kura y'abantu bawe abo Satani yaraririye mu gihe cyo kubagwa. Ibyo byose nibikurweho mu izina rya Yesu. Umuntu wese urwaye, Yesu akwizeye, mukize, manura gukiza kwawe. Haleluya. Turabasengeye abari hafi n'abari kure, mu ngune enye z'isi, aho abarwayi bari, abari mu bitaro, bari kwa muganga. Haleluya, haleluya. Bavure mwami, biteho, bagarukeho, bagirire neza gitare cy'amahanga. We Mana nzima, girira neza abarwayi. Buri murwayi wese ndamuzanye mu maraso yawe mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amahoro abe mu mibiri yabo, amahoro abe mu mibiri yabo, amahoro abe mu mibiri yabo, amahoro yuzuremo, amahoro utanga Yesu. Yesu bakumenye, Yesu bahinduke, Yesu mubaruhuke, Yesu, 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 Yesu. Haleluya, haleluya. Shima mwami, wakoze Kristo. Uyu munsi unyemerera uganze, gukira kwawe kugere hafi na kure. Babandi wasezeranije kuzabakiza indwara ubakize, babandi wagiriye neza ariko uyu munsi bakaba barwayi bakize, babandi bakirindiriye amasezerano bakize. Tabari Yesu, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro.
Haleluya. Amen. Amen. Umwami ashimwe, umunsi mwiza, Kristo ni muzima. Amen. Mwakire gukira, kandi nawe niba urwaye ushobora kuba twasenganye urwaye, wisengere, usengere ingingo zawe, umutwe, igihimba n'amaguru n'amaboko, unyuzemo amaraso ya Yesu, kandi wature mu mubiri wawe ugire amahoro, ubemwo amahoro, ugire kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.